ubwo umwana uko namuze gusa ni ikinyamahoro disi ariko ntagarira se ararira ntabwo areka kurira anywa amata se urumva agiye singiye kugira ngo nkwiyemereho ke umwana urumva uriya muhungu wanjye iyo habonetse amata ndayamuhire yabuzanywe ibikoma nkuko nanjye mbinywa nkabona uko mwose ubwo ako gakoma iyo gahari n'uyu nguyu nkubita muri bebero nkamuheza akagukenera yasara kimwe se igikoma yaranywa ariko nyine nagari cyane nk'uko kamaze iminsi karwaye tuyoka kubera nyine ku ibintu katamenye rumva igikoma nicyo nkaha ariko nk'iyo amata yabonetse nagari cyiza ko ndacyari muto sama none se namuha iki amata umubyeyi yamunereye karacyari gato none se nakora iki hana amatara ahenze urabizi litiro nabikubwiye ko hano rugura 800 baye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi kanizera ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ku nama n'ibitekerezo mwese mugenda mutanga muri comment ndabashimira cyane Imana igikomeza ibabe hafi ndashimira n'abandi bagenda batanga ubufasha mu buzima bw'abantu tugenda tuganiriza ndetse n'izindi nkunga zigiye zitandukanye ndabashimira cyane wakoze subscribe ku biganiro byacu ku buryo uko dushyize ikiganiro gito kibona ndagushimira cyane uyu munsi nagarutse gusura Samantha muribuka ko ubushize twaganiriye yarafite ikibazo kijyanye n'uburwayi ni byinshi byabaye twaberetse impapuro zo kwa muganga kugira ngo mwese mwagiye muzibona mbese ari mu buzima butamworoheye mwumvishe ko yimutse ni byinshi ngira ngo abakuriye iki kiganiro mwarakibonye batarakireba bajyaho bakakireba uyu munsi rero nagarutse kumusura ngira ngo mwese mukireba kino kiganiro muri kwibaza impamvu afite umwana mutoya kandi afite n'undi mwana mutoya wiwe ntago wenda rinjye bisobanure ariko ni ibintu byo buri muntu wese yakibaza ari guseka impamvu musuye ejo bundi yarampamagaye ambwira ko yagize afite umwana mutoya nyine mu byumvikana ntago ari uwo yabyaye kuko murabizi ko afite undi mutoya ufite umwaka ariko reka mbanze mwakire hanyuma tubwire uburyo yabonye no mwana n'impamvu amufite kugira ngo tubashe kumenya uko byagenze ubona ko ari muto ari mu mezi yakabaye yonka ariko ndabizi neza ko ari katubwire uko yamubonye ndetse na mama w'uyu mwana ahantu ari naho ahatubwire tubashe kubamenya sama tugoye ikaze mu kiganiro murakoze cyane kanya kumikaze umeze neza ndashima Imana uburwayi gute ndacyategereje amafaranga ntabwo araboneka kugira ngo mbashe kuba najya kubagwa shamba gusa nyine uko biri kose ngewe shima Imana uko bwije uko bukeye n'abandi mu bibazo n'abandi mu byishimo ibihe byose ndimo ngewe murashima Imana uko biri kose ndashima Imana kandi ndanishimye kuba wongeye kusura wongeye kugaruka hano hantu ndi mu by'ukuri sinzi nyine ukuntu nabivuga ariko buriya kubona umuntu ubwira ati ngize ikibazo ngwino ndebe cyangwa se mfite ingorane muhena nyine akabazo kose ugize ukumva ko ufite umuntu uri bwitabaza agahita gutabara agahita hagera nk'uko naguhamagaye nkakubwira ni mfite uburwayi bunkomereye waza ukamfasha tukamenyesha inshuti n'abavandimwe n'abakunzi bakareba ko hari icyo bakora nkabona uraje ndagushimiye na nino nshuro ko nongeye kuguhamagara ukabuje naho ubundi byanjye byo ni birebire ubu noneho narenze kubabara gukora mbabaye ndirangira nti ubu nariyakiriye kuko nta n'ikindi wakorerega nta kintu wakorerega kenshi se wakora iki kubera ko buriya kenshi ubuzima hari ubuzima tubamo bushaririye ukageraho igikakarubamba tuzi ko aricyo kintu kirura ariko iyo urwaye indwara ituma ukinywa nyine ugeraho ukumva kirakuryoheye kubera ko nyine niwo muti wawe rero n'ibibazo ugeraho ukabimenyera ukumva nyine nibwo buzima ugomba kubamo ku buryo ikibazo cyose kije ugomba kucyakira nyine nta n'ukundi kuntu wabigenza hanyuma ejo bundi warampamagaye urambwira ngo watoye umwana cyangwa se watoraguye umwana biranungura ndavuga nti ntako byumvikana ndavuga ariko zaza ndebe uko bimeze tumenye amakuru uko bimeze uwo mwana uko byifashe ndetse n'uko wamubonye uyu mwana afite igihe kingana iki yego afite amezi 3 n'igice ni muto cyane uyu mwana wamukuye he sama ukimbwira ngo ufite umwana muto ngo nzagusure utwereke umwana nagize amatsiko
uyu mwana afite igihe kingana iki afite amezi 3 afite nk'atatu n'igice njye niko ngerageje gisimbize ariko niko mbigereranya nkurikije niko mubona ariko ntago yicara oya niba aticara cyari muri 3 ni umukobwa n'umuhungu ni umuhungu uyu mwana wamukuye nanze kukubwira byinshi nyine kuri telefone ariko Imana yanjye ni story ndayivuga ni koko kandi igihe ujya kuvuga ibintu nawe ubwawe ukabura nyine n'ahantu uri bubihere bivuga ukumva byagucanze gusa urumva mu minsi ishize nyine naragiye gusenga ahantu nyine ngira ngo deke Imana yangirira neza nkabona n'ayo mafaranga bakaba bajya kumbaga nyine kino kibazo mfite kikaba cyava mu nzira yego cya mu cyumba cy'amasengesho nyine bisanzwe njya kwisengera bisanzwe ngiye gutakira Imana kugira ngo ice inzira nyine kuri ubu burwayi bwanjye yego turasenga buragenda umuntu ukunda guhimbaza ibibazo byose nawe mfite Imana ijiko tubaraga Imana ijiko tubaraga kwa kundi nakubwiye ati yagemba ndibwa nigemba meze neza iyo numvishe ndi muryerige ntari kuribwa nagiye gusenga ndaho abandi bantu bari turi guhimbaza Imana my friend ntambira Imana umuntu wese wakavuga ati cyakora iri mu ijuru ikumve nkunda gutambira Imana bashyizemo igisirimbi igihimbano cy'umwuka ngenda byina nkavuga nti Imana nibutsa aho wankuye njye nagiye ndahimbaza ndasirimba mama twari twegeranye nyihajya namusanze mu rusengero ni mu cyumba cy'amasengesho urumva nyine uwo mama nyine mbona nyine akomeza mvugisha mbaza amakuru nyine mbona nyine ashaka ko nyine tuganira cyane ariko sina mu mwanya ngo abantu be bagiye gusenga bashyanga ijambo ry'Imana nkabumbura Bibiliya bagira mu mwanya wo guhimbaza nkaguruka nkabyinira Imana arambwira tuzi gutambira Imana ati nge nakwikundira rwose ati uzajya uhoruza nge n'ubwa mbere nari ngiye n'umuntu ari wanjye nyambwa atanu njye gusengera uzaze tujyaneyo nuko ubwo mama nyeraho turasenga amaterano agezemo nko hagati arambwira ati mfasha umwana njye kuri toilette nyine bisanzwe mu mama nyera kwicara yari afite kano kana afite n'ishakoshi nyine irimo utwenda n'utugoma uko tubonye birimo tamwe nta kibazo gusa urumva umuntu yakora ati mfasha umwana ntago wabyanga kandi mwasenga ni muri gusenga mwaje no gusenga ndamumufasha nyine asoka ajya hanze nyine umva yasohotse nta kintu na kimwe nyine afite uretse agatelefone k'agatushi namubonanaga sose nta kindi kintu afite ngo ndebere n'ibi bintu nawe nta kibazo ni umumama ukuze cyangwa ni umumama mutoya rwose muto arasohoka hajya kuri toilette amaterano arakomeza bari bashyizeho umuntu ugiye kwigisha ijambo ry'Imana barabizi ko ubundi baba bahaye iminota muri za 30 iminota 30 irashira fasi no muntu yagiye muri toilette kandi watwaye n'uwawe nari natwaye uriya muhungu wanjye kuko yarambwiye ngo ufite akana keza ngo Mana ngo nagukunze ngo mama ngo uzi guhimbaza Imana ndamuganira kuri murakoze arambwira we ngasanzwa ngo niba yarambwiye ngasanzwa aza kugiye yarambwiye ngo buri gihe uzajya uhoruza ngo nge nakwikundiye ndabona nta kibazo ubwo yansigiye uwo mwana yansigiye no mwana nyine ubwo iminota 30 irashira ubwo mwigisha arasoza bakira ko ariyo muri icyo cyumba ngiririmbe umuntu ataragaruka so numva umutima utangiye kungira basumatse y'Imana akaba yagiye kandi ufite na herwa ufite n'uriya mwana wanjye cyabibonye ko mfite kandi kana nanjye gatoya kaba yaheze bimeze bite kasoke nge kureba fata wanjye cyo korana ko amenye kugenda mushyira imbere uyu nguyu ndamuterura nyine ndasoka nyine hanze kurira kuri toyi zaho nyine hagize isanga nta muntu umurimo abo nasanze bose na mama wari wambaye igitenge kimeze gutya na gutya n'agapira gasa gutya na gutya mubonyemo hano ngo reka ngo umuntu nawe ugeze aza hano ndakanaguzwa ndayoberwa ndagarukamo imbere mbaza abo twari turimo none se uriya muntu muramuzi bamwe ati reka reka agere ubwa mbere mubonye undi ati ngere ubwa kabiri nari mubonye aza gusengera hano ako sinzi yatana amakuru ye nana nimero ze ngira ntaki uramubura burundu ndamubura abana kare ibintu nibishoboka se nta muntu wagusigira uruhinja rw'amezi angana gutya umwana bigaragara biracyari muto aracyumwe urabona ko ari uruhinja ndavuga reka ndeke komeza kubitekereza haraje turakomeza turasenga bashyiramo indirimbo z'umwuka turahimbaza barasenga bintu bigera saa 10 amateraniro yasoje byo muri icyo cyumba ukimufite ntiyashonje se ngarire urumva akana karamenyereye uko nge nikigeze kandira muri ayo masaha twari tura kuko yarabanje agahibere giye yakamambwa akagiye kwita amaze kugahibere ndi umuyobozi w'icyumba ari hafi mbona amasaterano agiye gusoza namwana rero uze kugerageza ubaze mama wuriya mwana namubuze wa mama sigiye umwana umwe ndamushushanyiriza wambaye igitenge cy'ubururu yari wiciye harya muri yanguni yamfasha umwana agiye kwita ndamubura ngwe nibaza muri bano bantu nyine nanjye itangaza ko ari n'icyumba kijyemo abantu benshi bajya muri 40-50 gutyo mbaze barimo umuntu waba umuzi mushira umwana ko do nanjye nazanye undi
kandi uranazanye nawe arahekwa dore nawe aracyari umwana. Atanga itangazo abajije abantu bose baravuga ngo nta muntu umuzi nyine ngo bamubona aho ngaho ariko nta n'uzi yataha. nta uzi aho ataha niwe numva ndasaze ndavuga nti none ubu ubuzima none ubu ndavuga si Imana iri kungerageza. none se umuyobozi w'icyumba nta kintu ngewe abantu bose baravuze bati umwana niwe bamusigiye niwe ugomba kumujyana, umuntu ntago tumuzi. Bamwe ati nge n'ubwa mbere naramubonye. Niba umuntu yakurebye akagusigira umwana wasanga ari n'uwa musaza wawe akaba yamugutereye. Abantu batangira kuvuga amagambo bavuze. Umwate wasanga ati kuki nta wundi yamuhaye akaba ari wamuha. Wasanga ari n'uwa musaza wawe akaba yaranze kumurera. bibaho umuntu abandi ati wasanga ari n'uw'umugabo kwa kundi nani yambara impeta. Ati wasanga ari n'uw'umugabo wawe akaba yakubonye agahita avuga ati kamuheza mushyire se. Baravuga amagambo. Umuyobozi namwase ndabigenza ne kubona nanjye mfite umwana muto ngiye guheka abana binda baheka gute kandi ko nahakure ngiye kujya gutega za bisi. Ubwo ni handi kurenze hamwe bangibye n'ubundi nagiye niho wari wagiye gusengera nawe wagiye ujya gusengera ahantu hafi. Oya nose ubundi ke kintu kiri kubaho nta kintu wagitangiriza n'ubundi nyine kiba kigomba kukubaho. Ubwo umuyobozi nawe aranyitakana ati none se koko kwa mubyeyi we niba umuntu yaje akakutoranya mu bandi akagoheza umwana akagenda agiye nagaruke ati mu by'ukuri umva kitabigenzanye. Ubwo nyine uramujyana uzatanga itangazo ushake mama w'umwana. Umwanzuro ufatwa ko umwanzuro umujyana bose niko bavuze n'abari bari mu cyo cyumba bavuze ati ni gute umuntu aguhereza umwana ukamwemera utamuzi. Ndavuga se umuntu kwamfasha umwana agaye kuri toyina ariko ndega ntiwamenya ko atari bugaruke. Ubwo nafashe ibishakoshi cyo koramo twenda twiwe. Ubwo mbona harimo n'utugoma nyine n'umutaka byose ndabifata. Ubwo harimo n'icyangombwa nibwo naboneyeho akafite amezi 3 hafi n'igice. N'ibyangombwa yarabisize ibipapuro nyine yabu igipapuro mukingirijeho kirimo. Unavuga ni none se ubwo ni umwana wamuntereye ndabigenza ndi bose baramusiga ndabanze ndafata umwana murambike hasi. Oya nanone ntabwo sohoke nirukanke kandi my friend baragenda umubyeyi narabyaye igise cyarandenze uko igise kiryana nubwo nyina w'uno mwana ntazi ibihe yaciyemo byatumye asiga uno mwana cye ntabwo umutima gufata umwana bansigiye ngo mujugunye hasi nari kugira. Nafashe umwana ndamuterura uwanjye nayo mufata akaboko nyine ubwo yaruha kugendana bose nkaterura ngera uyu nguyu nkahekura nkaterura kubera ari mukuru ngafatira imbere gutya turataha. Ndavuga ni ngiye gushaka uburyo nshaka amatangaza makuru nyazengurukeho deko nyina w'uno mwana yagira imuhakaza karibu umwana kandi nabone tukora ibiganiro abona ko byaducanze umwana ari kuturirana azagaruka byibura umva. Ubwo nuko nguko umwana ngiye namutwaye. Uzi izina rye se? Icyo gipapuro hariho amazina ye nabonye yitwa Prince ku gipande kitwa Ikirezi Prince. Ubwo umwana uko namuze gusa ni ikinyamahoro disi ariko ntagarira se ararira ntabwo areka kurira. Anywa amata se? Urumva giye singiye kugira ngo nkwiyemereho ke umwana urumva uriya muhungu wanjye iyo habonetse amata ndayamuhiye yaguzamwe ibikoma nkuko nanjye mbinywa nkabona uko mwose. Ubwo ako gakoma iyo gahari n'uyu nguyu nkubita muri bebero nkamuheza akagutumira yasara kimwe se igikoma yaranywa ariko nyana gari cyane nk'umukaye kamaze iminsi karwaye tuyoka kubera nyine ku ibintu katamenye rumva igikoma nicyo nkaha ariko ngiye amata yabonetse ntago ari cyiza ko ndacyari muto sama. None se namuhikike amata umubyeyi yamunereye karacyari gato. None se nabinakora iki hana amatara ahenze urabizi litiro nabikubwiye ko hano rugurigura 800. Ubwo urumva mbaye amafaranga nkagura inusu barayisangira bakayinywa. Ubwo iyo nakubiswe kwa kundi ntaturaka mba nabonye ngo mpfira abantu cyangwa bavomereye. Ubwo icyo gihe ndahaha ntago nawe wangu utahiga amata nibiki mahamu two kurya. Ubwo ubundi nkateka n'agakomi y'agafuka hari ubundi nkashyamo ibibiro bose bakama. None se wigeze ugerageza hari ukuntu iyo umuntu atoye umwana ajya kubaza hano muri karitsiye utuye ugapfa kubaza kwa mudugudu cyangwa ukazabaza muri iyo karitsiye muri mwasengeye mudugudu ahubwo yarambwiye ngo ngomba kuzajya gutanga itangazo ngo ku maradiyo ngo ku mateleviziyo ukarangisha ngo nkarangisha ngo nyina w'umwana avuye se nyina w'umwana uramurangisha kandi n'ubundi yaramutaye ubundi bwo yaboneka bwo yaza kumureba. Urumva ikintu kurangisha bimara bituma n'uwamubona wabona nyina w'umwana ahubwo ndabasabonetse n'ikintu ugiye kudufasha ikintu ugiye gukora wowe uko biri urumva kuzi mama we tubwire mama we kwasa wenda uko yari yambaye imyenda yahindura ni igikara ni inzobe ni imibiri yombi ni muremure ni mugufi kuko hari ukuntu urangira abantu hakagira umuntu wamubona cyangwa bakubitanira ahantu yarumvise reka ngite itangazo n'ubundi nitangaza iri tangazo avuga ati uyu muntu arasa na wa wundi batubwiye wataye umwana. Gwe dushushanyiriza uko ameze utubwira uko ameze ku buryo n'uwamubona wese aho yamubona wose yavuga ati niwe wataye umwana hari umuntu wagutoraguriye umwana. Shangiye nabonye ari umama muto w'agakara
ufite n'inyinya, afite inyinya n'igikara, inyinya w'agakara muto muto ni rwose muremure ni unanutse, mugufi, biraringaniye, si mugufi ariko nanone si muremure cyane, nyine biraringaniye, ufite akanyinya nyine biraho nyine. ufite Ujye sinafashe umwanya wo kwitegereza cyane kuko yarakenyeye n'igitenge, yambaye n'agatisheti, yiteze n'igitambaro, yambaye n'udukweto two turi hasi, afite n'agatelefone ka gusa ni gatushe. igikara afite n'inyinya. Ni umumama Ubwo nyine reka ubona muto umeze nk'agakumi muremure rwose ufite akanyinya. ubwo reka tugendere ku nyinya n'igikara, ni igikara afite n'inyinya. Ubwo umuntu wamubona aho yamubona hose, yaba ari hehe, yaduhamagara kuri nimero zacu hanyuma akatubwira tukamushyira umwana. Hari abantu benshi babyara mu buryo budashobotse cyangwa bugoranye, kurera umwana bikabagora. Ubwo ngaho ndebera nawe Bibaho urebe ukuntu cyane. ibibazo bibaho. Hari n'abagenda bakamurambika ku muryango w'umuntu, nk'umuntu akaza akamurambika ku muryango iwawe. Reba ubuzima ndimo, reba uburwayi ndimo, sinabona amafaranga njye kwibagisha birangire bive mu nzira menye ngo ndakize. Nanjye ubwanjye mfite urwitwa ko ari uruhinja, umwana utagiye imyaka 2 bari abakiri mutoya, akiri muto, nkubitiyeho n'uyu kamunge mbare mu bwikunda bigenza. ni ibigeragezo. Uno mwana kuko mu by'ukuri yakabonye byibura amata, ibintu by'ibikoma, Ubundi ni amata yo. sinagwe ngamaze imisi arwaye inzoka. Ubwo nibyo bikoma tumuha. Je nta nibyo nari nzi yuko ibikoma nyine bimugira ingaruka. Nese igifu cy'umwana kingana n'icyo muhungu wawe. Reka naga ari kimwe. Kino kiba cyakira amashire, ntase naguze ko umwana w'amezi yewe yonka gusa yemeye kwakira ifasha bere komeza 6. Ntabyo nese ke ubonge mwandenganya. Nyine Kiyo mbonye kubera cyozi ko ngo ayo mata ndayamuha, ariko iyo yabuze muha igikoma. nyine kuko nta kindi wamuha, na uko nyine nta kundi. Ariko nyine nanone abantu Ngamumbwiye noneho uba abantu noneho ntibaze bangiye inama muri comment. Jewe ndimo ndacyagerageza cyo kora kujya mu itangazamakuru kugira ngo ndebe ko nyina uno mwana byibura yambona akanyibuka kuko yansigiye umwana, wenda akagira impuhwe za kibyeyi, akaba yareba nimero ziri kuri screen, akazaba yasaba ko yaza gusatwara umwana. ubundi ahantu umuntu ashobora kuza Nanjye mfite ibibazo wenda kurangisha, birumvikana no kurangisha, nago wamwicira, nago umutungo utarangiye utapfuye kurangisha. Wenda ashaka no kubanwana, ashaka no kumenywa na nyina wabo cyangwa undi muntu akaza kumureba. Ariko umuntu wataye umwana akamutabishaka akamwikuraho, sinekereza ko yabona itangazo. Okay, wenda ashobora no kugira umutima, ashaka kuvuga ati ibintu nakoze koko ni ibiki. Nyina Akigaya. akareba nk'ikiganiro akigaya, akaba yahamagara zira nimero zawe ziba ziri kuri screen, akaba yavuga ati kandi umwana kantu ntekereje. Wenda no gutekereza, ntabwo mvuze kare. Bavuze ngo hari abantu bavuze ngo ko yaba ari umwana w'umugabo wawe. bavuze byinshi. Cyangwa barambwiye ngo none yaba ari umugabo we, ngo bakaba yaramutereye, ngo bagira ngo amushyire se, ngo none ngo yaba ari uwa musaza we, ngo yaranze gutanga indezo. Uza amagambo bavuze abandi atari kubundi kubera ikimano bose bari hano ari we yamuhaye, ngo yabonye ari we mukiri ufite ubushobozi, ngo namujyane baramunire. Ndavuga nti kisi rwose je nago ndi nyamaswa yo kuvuga ngo ndanga umwana. Niba babumumaye, Imana ifite uburyo igomba kumukugira gute kumubesha. Gusa hari igihandirana n'igikoma kacyaka akacyanga ngo batse ndamuhiki, nkabyuka ubwo cyagiye ndamuheka, nkazembazemba uwanjye nkamutembeza nko kuri biti, nkamugura amabiswi n'amaji, nkamurindagiza, nkahekuye. Yangize amagwe kagasinzira, nshima Imana. Reka nkubwire rero, Ntabwo nabeshya Njyewe ngo biroroshye birakomeye. oya bikukomera ngo birakomeye. Gusa ukuntu njyewe nzi neza umugore watwise agaterwa inda n'umugabo ufite undi mugore, nago yakuzanira umwana akazi ko ndi nyina, ubundi kaba gashaka amabere. nyina abashaka ibere none ngafashe gutya buri gihe nibwo kaba kagira ngo nshaka ibere. umwana aba ari mutoya, ntabwo aba yamenya ngo mama, ngamenye ngo mfite ntabwo ari Mana yanjye. Hari igihandirana we, ibingibi nivugisha, hari igihandirana nkavuga ni Imana. Ubundi ibi bigeragezo ndi gucamo niba n'ishuri niba ari iki, ntabwo diplome iraboneka kuko ngo ugire ubimure. ndi mu gusha gusa igihari cyo nago yaba ari umugabo ngo njyewe ndacyashakisha. Urumva ngiye urumva nk'uku unkoresha ikiganiro, hari igihe nyina abibona rwose akavuga ati ibi narahemutse. Niba uriya muntu afite n'undi mwana, umutima ukamukomanga byibura umutima, ndasaba Imana kugira ngo umutima umukomange, agire impuhwe, aza afata umwana. Nanjye ndarwaye, mfite uburwayi bwanjye. Ejo n'uje bundi ninabona amafaranga ngo njye kwibagisha, buzankomerana usange simbasha no kujya n'ikintu na kimwe nkora. N'uno mwana simbe nyibasha no kumuterura nk'uko umwiyegereza kunda. Rero njye ndasaba yuko rwose mama w'umwana yagira impuhwe, cyase niba hari n'abandi bamuzi. Cyo kwa nabonye ku gipapuro handitseho ngo nishimwe.
uwo mumama nawe yitwa ngo Nishimwe nyine Yitwa kandi Nishimwe. byo gukingiza bari amazina rwose mumfashe gushaka nyina cyangwa n'uwaba muzi cyangwa bene wabo cyangwa na bene wabo kabyara bamfashe gurera uruhinja ufite urundi ufite n'uburwayi n'umugabo Ngewe mureke waramutaye mbaze, mureke ubu turi mbaze. muri chambrette ngaho kembwira uriya wanjye urabona byo urafite umwaka hafi n'igice nkambwira uruhinja ngiye kunyanyamisha kuri uyu mukeka nta n'imyenda by'ibara byinshi mfite urabizi ko bayitwaye ngo ndundi hano by'ibara njye vanda muryamishaho agahinja nk'akakuryamisha ku mukeka uri kukavuna imbavu ubu kuri iyi nshuro rero noneho mungira inama ariko nanjye ndimo ndakomeza gushakisha mama w'umwana cyangwa se na famiye akomoka ariko mureke tuganire nk'abamama gereka niganiriza abamama dukurikiye ko numvise igisekiri bakiryana kibabaza nk'umuntu wihekura agafata umwana akamukora mu mugongo akamujishura akamurambika hasi cyangwa akamutereka cyangwa akamuta harya ubwo njyewe okay wenda tuvuga ubuzima bwacu buba butandukanye ushaka kuba waramutwise muri kondisiyo itari nziza ushaka kuba wara mu buzima bwawe utamerewe neza ushobora kuba huba bitameze neza ariko kwikuraho umwana ukamujugunya bigufasha iki mu buzima bwawe nk'umugore wafashe umwana akamuta tuvuge ko ari ukumuta kuko ntabwo azi aho yamushyize nimba afite ubushobozi bw'uko yabaho ni nko kumujugunya wenda akavuga ati sinamuta mu gihuru reka muhereze umuntu wenda azamufasha ariko se umuntu muzima watwise inda akavunika amezi 9 akamubyara igisi kikamurya ukikuraho umwana ukamujugunya harya ubwo uba wibuka kuri umugore harya ubwo nubyara uzamukuza uzamurera harya ubwo igisi cyakuriye urakibuka cyangwa warakibagiwe ibiryo warya uri umuntu umwe n'uyu mwana murabisangira hari abantu benshi njyahaye ibintu njya mbora mu makuru akenshi mu makuru nyine mu makuru bisanzwe kubona umugore ngo yataye umwana ngo ubuzima ngo bwarananiye ngo namubyeyi bamfashe ku ngufu ngo none namutaye kuba waramutaye no kuba waramubyeyi bagufashe ku ngufu umwana biramureba hari ubuzima tunyuramo ababyeyi tukabitura abana kandi abana nta ruhare babigizemo wamubyeyi bagufashe ku ngufu ariko umwana arabizi uramujugunye abayeho nabi uragiye urariye uranyweye uraryamye urasinziriye ubuzima nyina w'umwana ndamugaye sinkuzi sinzahura ariko waboneka utaboneka uragayitse amahirwe ugira nuko umwana wawe ahari nyine wenda abasha kubona n'icyo gikoma akabona n'ayo mata ariko iki ni igikorwa gisebetse urasebye ni igikorwa gisebetse cyane nk'uyu mwana akazakura kumva ko wamutaye Mwese nazabibona. Ese ubu niritangazamakuru ryonyine ngiyeho singomba kujyana hose. Mwana kazasanga barakoze ibiganiro bari kumurangisha ngo barantaye ndurunje afite amezi 3 warantaye uranjugunya ngo wananiwe kundera. Kandi wowe uriho urarya uranywa sheri ariko ujugunya umwana. Kwabaye gashazi. Abantu rero mwo kabyarana. Ababasha kumenya uwo mugore hega ngo yitwa Nishimwe. Nabonye yanditseho niba ari ishimwe niba ari nishimwe cyangwa nanjye umuntu wabasha kumumenya nishimwe ngira ngo cyangwa akaba yigiye sura yibuka cyangwa akaba hari ahandi yatubariza azatubwire mana yanze ikimeze neza ndabona abantu yarabe yameze neza ahubwo sinzi ababyeyi biki gihe imyumvire bafite yafite umubiri cyangwa n'uburiya mugabo twabyaranye kari n'inzoga yanjye ibintu byose nese kucyo babwarengeye amusingira n'igeni cyangwa byibaza gutekereza ibyo bintu tangira gutekereza nawe n'ubundi ntacyo byakumarira nibyo kunjyana kure icyo mbona cyo nuko ari umuhungu w'inzobe akaba ari igihugu giseka ubusa nakomana igihugu giseka ubusa arikumva amaze kumenyera iyo agashonje nibwo karira gusa ubundi kano kana karitonda pe kugira ngo umuntu ntamenyere umuruhu ari muto karamenyereye karira gashonje ubwo mfite icyo nkangahita ngaheza kakagotomera ntabwo kongera kurira urabona ko yamenyereye nyine yanga umwanya wose kamaze kareba kuva mwagera urabona ko nta kibazo gafite uramuhana amata kandi nayamuhaye cyagiye mutaraza ariko reba reka reka ubundi ugiye uyabona yamatara umwana kamera neza kikabyibuha noneho ku buryo nyina azamubona akavuga ati nk'uyu mwana namuteraga iki nani ubona aho se bamuguha jema maranye amezi 5 uyu mwana ntago namugusubiza zeke bameze 5 nabamuha iki mu byukuri ntajye bwa yesi mfite ukomeze icyo ufite nyine mwajya mugisangira nta kindi wamuha waje umuha icyo ufite uko uhagaze none se ugira ngo icyo gikoma umuha nubwo kimugwa nabi ntagira akamenyera agafuke kagira kakakimenyera
mama wera gutaye sa arisekera ngandebera koko mwabagore abana n'abaziranenge pe cyakora imana igibabarira nta kindi umuntu yavuga ko namwe ntago bari mwebwe ntago bari mwebwe gusa abadukurikiye nyine nasuye Samantha kugira ngo tubashe kumenya nanjye mbashe kubimenya ko ntago nari mbizi arambwiye ngo afite umwana muto yatoye nagira ngo nze mubereke wa mugani tunaprofite kugira ngo waba muzi nyina cyangwa yamubona cyangwa yaba harahamuzi akazandika muri comment tukamushyikiriza umwana we cyangwa se akaza akavuga ikibazo yahuye nacyo wenda ashaka kutavuga ati simutwara akavuga ati nahuye n'iki kibazo nkeneye iki cyangwa se mfite impamvu iyi yatumye musiga nacyo tukabimenya wenda Samantha agakomeza akamurera ariko nyina ahari cyangwa se cyangwa tuzi n'impamvu yamutaye urumva amazina ya nyina urumva niba ngari nishimwe niba ari ishimwe ushobora kuba wari unamuzi afite umwana nyuma ukabona ntawe afite ukibaza uko byagenze ariko ubonye iki kiganiro wadufasha wavuga ati uyu muntu ndamuzi umwana yari amufite ariko abahanga kandi anabuze atanaje kumureba umwana sama uramurera umwana n'umugisha buriya Imana yemeye kuguha umwana iba yamaze kuguha n'ibimutunga icyo gikoma yakima kikamugwa ariko iminsi mike yakimenyera kikamutunga akabaho nk'abandi bana agakurana na mukuru sibyo reka tugane ku musozo w'ikiganiro ndabona umwana atangiye kurira wenda umushyire mu mugongo afite n'ibitotsi hari ikindi wumva warenzaho hama tugasoza ikintu nababwira umuntu rwose ufite ubushobozi niyohereza igikoma nako amata se wambwenga igikoma ntago ari cyiza reka nta gikoma nibohereza amata y'umwana ni 800 litiro idatetse 800 hano kuri dayari kuko hano ruguru hari dayari mu by'ukuri no mwana aritonda nkuko nabikubwiye ariko nk'ubu hari ryansarana nta mata hari ibikoma nabimuheza akabyanga nanjye ubwanjye nkabura uko ndeba umuntu wese rero kuri iki kiganiro nukuri nubwo yaba ni nusu y'amata buri nusu y'amata kwa kano kana hari n'igihe kayinywa kakajya nimugoroba inagihari ureba ngiye bikoma amaze kubimenyera arabikubita yatangwa n'amata nta kibazo urumva rero umuntu ufite uburyo yagurira uno mwana akanuze agashyushyu yakamugura rwose nabahangiye numva nabaha nimero bakaba bamugurira rwose ako gakoma cyangwa se ako gashyushyu bamwana biterwa nuko umuntu yabonye amuntu kuvuga ati nge mbonyemo litiro y'amata gurira umwana amata cyangwa se mbonyemo ibabo y'ifu y'igikoma gurira umwana agafu k'igikoma nimero yanjye rero ni 078 38 54 516 kanyisubiremo ni 078 38 54 516 rwose kandi nukuri Imana nukuri ko Imana ibaha umugisha uko bizagenda bigenda niba nyina w'umwana yazaboneka n'iki byose n'ubundi tuzabigezaho bizaca hano kadusoreza n'akasonga